dukeya. Rero imbogamizi nge navuga njya nkunda guhura nazo, urebye ni imbogamizi z'uburyo ibikorwa byacu bigurwamo, uburyo filime zigurwamo, uburyo bwo kubyaza umusaruro izina ndetse n'abantu tuba twarakuye muri izo filime. Kugeza ubu ngubu ngiye nkeka ko ari nka zo mbogamizi nshobora kuvuga nyine zishobora kugaragara mu gasobanuye ku ruhande rwanjye. Uburyo bwa mbere uvuze imicururize yazo, ntabwo se abantu bazigura nk'uko mubishaka cyangwa bazibonera ubuntu? Urabona hari systeme yabagaho mbere, ubwo ku bantu bareba filime bahita babisobanukirwa, iyo kuba wajya nko ku ba disc banners, aba DJs bo ku mihanda ukajya kugura filime. Ariko ubu turi mu cyo nakwita nimba ari nka revolution y'ikoranabuhanga. Hari ukuntu turi kugenda twinjira mu ikoranabuhanga cyane, ku buryo ubu nka filime usanga umuntu azirebera kuri website, ku buryo mu gihe dufite internet urumva ibintu byose biri kugenda byimukira kuri internet cyane. Rero hari ukuntu usanga hari nk'abantu cyane cyane twebwe hano mu Rwanda, urabona nibwo abantu bari kwinjira muri internet cyane, gukoresha internet cyane. Hari uburyo rero usanga ari nk'ahantu ibyo bintu bitari byagera, hari abantu batari bamenyera gukoresha website ngo amenye ngo nimba nshaka wenda filime ndajya kwishyura abonoma aha n'aha gutyo biragenda gute. Rero bitewe n'iyo systeme yari iriho mbere, ubusanga nyine urebye nk'imbogamizi zikunda kuzamo ari nk'igice cy'abantu baba batari basobanukirwa neza nyine buryo ki internet wayikoresha ukarigera kuri filime nimba kuko arizo ushaka, ukabasha accessinga n'ibindi byose ushobora gusanga kuri website. Okay. Ubwo buryo bw'ama website bwaje se nibwo babyara inyungu kurusha bya bindi by'aba disc banners? Kuko rero nge ndi umusobanuzi waje mu gihe cya internet, ubwo nshobora kukubwira ko wenda bitewe n'amakuru nagiye numva ku basobanuzi bakoze nka mbere yacu, wasangaga hari ubundi buryo winjiriza amafaranga babyazamo amafaranga bakoresheje filime. Ariko nge naje mu gihe cya internet birumvikana, ku buryo nge mbona ko ari bwo buryo bwiza bwo kuba umuntu yacuruzamo igihangano cye, nimba ariko nabyita, ari bwo buryo bwiza bwo kuba umuntu yacuruzamo filime ndetse zikanagera ku bantu mu buryo bworoshye. Kuko biroroshye kuba naba nicaye muri studio ngisohora filime nk'umuntu uri Rusizi agahita ayibona igahita imugeraho. Bitandukanye no kuvuga ngo filime izazanwa n'umuntu umwe ayihereza undi, urumva ni ibintu bitwara igihe. Turi kwinjira mu isi yo kurebera ibintu byinshi ku mbuga nkoranyambaga kurusha uko umuntu yicara kuri televiziyo ye cyane.